rusange. Reka duhere ku ikipe navuga ngo yatwaye igikombe cya shampiyona mu mwaka ushize w'imikino mu myaka 22 yose, navuga Arsenal. Mu by'ukuri dufata imikino ingahe? Dufata 5 dufata 5 nibwo byoroshye kugira ngo iminota idukundire. Urakoze cyane. Kandi dufashe irenze 5 byagorana. Ekipe ya Arsenal nepongera ngo imikino 5 bafite ngendera n'ikibazo navuze turi buze kwifasha kugira ngo bigende neza. Ifite imikino 5 ikurikira mu by'ukuri. Ifite ekipe ya Coventry City, ifite ekipe yitwa Aston Villa Park izayisura, izabiri hanze. Hanyuma mu rugo yakire Chelsea tariki 5 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma 12 z'ukwezi kwa 9 Arsenal isule Sunderland. Hanyuma isoza ukwezi kwa 9 isura Brighton. Coventry mu rugo away kwa Aston Villa, mu rugo yakire Chelsea, isule Sunderland, isoza ukwezi kwa 9 yakira nako isura Brighton. Mu by'ukuri turafata ukwezi kwa 8 n'ukwezi kwa 9 dufatemo imikino 5 muri rusange. Nepo cya kibazo navuze, what do each Premier Club needs kuri Arsenal? What do Arsenal needs? What does Arsenal need? Aho ngaho muri ubwo buryo mu by'ukuri. Ariko ari kibazo Samiri baje mu kanya aravuga ati muri Big 6 ni Mikel Osigemo wagitwaye, unamazemo igihe ugerangije na Carrick ugiye gufata amasezerano y'igihe kirekire muri United uko baranamuhaye, ugafata umuvandimwe reka duspose kari Zabi Alonso muri The Blues. N'ibibuga bimwe na bimwe muri Premier League bari ubatwara tabagezayo byanze bikunze. Ariko ndibutse wayandabeshye wayabyibuze Zabi Alonso yagiye muri Liverpool, yakinye muri Liverpool, ibibuga byose arabizi. ushobora gusanga ari amakipe wenda mashya atahuye nayo muri iyo myaka ye, maybe Leipzig nabo bahurira, ariko naneregeje ko yakiye muri Liverpool. Premier League arayizi, ibibuga byinshi arabizi. arya ntiyatwayemo League buriya yabiri gatanu niyo yatsinze na penalty. Turakoze cyane kunyibutsa Gerrard Simiseri na Alonso muri bya bitatu byishyura bitatu bya AC Milan. Hanyuma Nepo kuba ari usigayemo wagitwaye byibuze muri Big 6 ari umutoza navuga ngo umaze imyaka myinshi muri shampiyona, byibuze reka mvuge imyaka 7 muri Arsenal, biramufavoriza kongera gutwara ikindi gikombe cyangwa? Ariko ku rundi ruhande cya kibazo turimo kwifashisha muri iki kiganiro, barasabwa iki kugira ngo bongere bagarukane ishema n'isheza mu mwaka utaye imikino? Urakoze cyane. Ku ikipe ya Arsenal ni ekipe wavuga ko yatwaye igikombe, yari sezo bateguye ubona ko nabo biteguye kugira icyo bakora mu buryo bwose ngo barebe ko babona ibikombe. Na ekipe ya Arsenal imaze gutwara igikombe twagiye dusobanura urugendo rwabo kuva mu mpinduka zakozwe edwinjira mu ikipe ya Arsenal, igitekerezo cyo kuzana umugabo nka Mikel Arteta, igitekerezo cyo kugenda bakuzamo umweyo, igitekerezo cyo kuzana abakinnyi bagendeye kuri kondisiyo zitandukanye, kondisiyo z'imyaka, abakinnyi bakiri bato b'igihe kirekire bakinira ikipe ya Arsenal, groupe nini Swadi ifite carte kandi zo ku rwego rwo hejuru, kuko babonaga ari kimwe mu bibagora. Digenda rye Rizamandre Berta akushize w'imikino mbere yo kutangira muri sama, bazana abakinnyi beza kandi batanga icyizere bo ku mafaranga bavuga ko ari menshi. Arsenal tubone ihinduye igitereko, nibyo byagiye bibagora. Ni igikombe cya shampiyona batwaye, wenda harimo n'ayo makosa y'ikipe zibari inyuma siritu kuri Manchester City, baraprofita baragitwara, ariko hari icyo twabonye Arsenal yabikeneye nk'uko nabo babyibaza gishobora kuba cyabafasha. Ni ikipe ya Arsenal twabonye twari igikombe cya shampiyona, abasesenguzi bagenda navuga ko bayinyega ko ari imwe mu ekipe yatwaye igikombe cya shampiyona y'Abongereza, navuga ko ikina nabi cyangwa se mu buryo nyine budakonvenka, ariko kiranga kiragenda nyine iragitwara ku makosa Sirtio bari bahanganye Man City ya Pep Guardiola, igera finali ya Champions League kuri possession navuga ko tanejeje cyangwa se mu mikino idashimishije idashamaje, baviramo igikombe umukino wa nyuma burya. Ariko ibyo byose burya bifite igisobanuro. Ni kimwe mu bya Arsenal wavuga ko waheraho wibaza ngo irinjirite mu mwaka utaha w'imikino, wakwibaza ngo ese niki keneye kugira ngo noneho izaze muri urwo rugamba rwo gushaka ikindi gikombe no kudefanda iki ngiki
iri tayari ihagaze bwuma. Navuga ko kurane rw'ikipe ya Arsenal iyo ndebye izamu ryabo navuga ko riri perfect. Nareba muri defense yabo nta kibazo pe nta kibazo Arsenal ifite, ariko ku gitekerezo cyanjye reka squad banzamo nisimbura muri defense n'umuzamu burya nekereza ko Kepa atari umuzamu ugiye kugenda, kandi twabonye ko David Raya aracyari muto. Umuzamu uri gukina sezo ze za mbere ku gasongero, aracyakeneye imikino myinshi nyine yandikiramo amateka. Ntabwo ari umuzamu burya igice cy'abazamu ntabwo uvuga ngo ese azatera match zose arazite, nubwo ukeneye impinduka nyinshi mu zamu rwose keretse umukinnyi yavunitse. Reka mere ku kibazo gikomeye cyane ikipe ya Arsenal yagize. Ikipe ya Arsenal kimwe mu bibazo yagize ikibazo cya nimero 6. Nibyo bazanye Martin Zubimendi, ariko twabonye ko ari umukinnyi wagaragaje urwego rwe par rapport y'icyo Arsenal yakenera mu mukinnyi w'umukaseri. Arsenal ubona ikeneye umukinnyi wasunika Martin Zubimendi. Kuzana uyu mwana Maires Anthony Lewis Skelly kuri 6 ntabwo ari umwanya we, turabizi. Si n'umukinnyi wavuga ngo azahaguterera iyo sezirangire. Sinekereza ko cyaba ari n'igitekerezo kiza kuvuga ngo ugiye kwashyira Maires Skelly ngo ajye kwarwanira no witwa Martin Zubimendi. Oya. Niyo mpamvu umugabo Ngandira Berta mu minsi ishize nagiye mbona inkuru zikomeye cyane zivuga ku kuzana umukinnyi, ahubwo no kumenya ngo nuwuhe mukinnyi. Arsenal ntikeneye kujya ku isoko ryitwa Enzo Fernandez. Arsenal ntijya gukura Gravenberch mu ikipe ya Liverpool. Arsenal ntijya kuzana Joshua Kimmich mu ikipe ya Bayern. Ngandira Berta abera umugabo w'igitangaza, cyangwa se ni na yo mahirwe ya Arsenal kugira umugabo Ngandira Berta. Amakuru avuga neza ko Bucece Arsenal yari yatangiye gukora ibiganiro na Manu Kone. Umusore ikipe y'igihugu y'Abafaransa usanzwe akinira ikipe ya Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Cyari igitekerezo cyo kumenya ngo ese dushobora kubona umukinnyi waza kunganira Martin Zubimendi, Maires Skelly agasubira ku mwanya we kujya guhanganira umwanya nawe abakinnyi kuri nimero 3. Carafiori hinkapiye muri ubwo buryo. Impamvu nimero 6 Matinda bakeneye guha umwanya Christian Norgard akigira mu ma ekipe y'urwego rwe, kisubira muri za Brentford cyangwa se akareba uburyo ajya gufasha aba Frank Lampard mu ekipe nka za Coventry zizamutse. Kuko kugiriye umukinnyi umusimbura, kuko bamuzana igitekerezo cyari cyubakiye kuvuga ngo dufite umukinnyi nka Martin Zubimendi batamushidikanyaho, kinnyi ikipe y'igihugu Espagne, wareye imikino yaramaze gukina muri Championnat Espagne La Liga, bakabona ko ari umukinnyi umaze kuba produit fini. Ariko Arsenal kareba uburyo ndaza Barca na Real zamuvugaga, ariko kabona batirekura ngo bajye kumuzana ari uburyo bakimudutaho. Mikel Arteta aramwaka n'umunye Espagne no mu Basque, yumvaga mwizeye gabo bazaganira bakumvikana communication qui autant plus ku rurimi cyangwa se n'icyo yamubwira nk'umuntu umwe Espanyol mugenzi we. Arteta nk'umuntu wakinnye muri uwo mwanya yumvaga ari uburyo washobora kumuremamo undi mukinnyi utandukanye n'uwo twabonaga, kuko ntabwo uje gukinira ekipe zirwanira imyanya, kurwanira igikombe muri Arsenal. Ugomba kugira indi mentality itandukanye niyo wari ufite. Kipe y'igihugu ntabwo muri Major Trophy twigeze tukubona uhedinze ufata inshingano. Niyo mikino ya gicuti mu gihe Rodri atarahari. Nibigera muri Major Trophy Rodri arakoreshwa, Fabian Ruiz arahari, ntabwo utekerezwa n'undi ukomeza uri umusimbura. Urumva ari indi mentality yarataragira. Na kimwe mu byo twabonanye Martin Zubimendi kinagoranye ko abantu bari bumugiriremo icyizere n'icyo uko datinyutse, kuko uyu mwana Maires Skelly kimwe mu byamufashije kuba mwiza muri uwo mwanya wamuzanyemo ni umukinnyi ubona ko atinyutse, ashobora gusigarana inshingano, kuko ni umubora mu busanzwe Martin Zubimendi, ariko kudatinyuka ngo yumve yakira inshingano ni nacyo umwana Maires Skelly yamurushije. Yumve ko niba Rice yagiye imbere gato agomba gusigara akayiyobora. Ese muri cya gihe ubona ufite uwo mwanya wo kuba watwara umupira ukawugeza mu b'imbere, izo nshingano urazifata. Ni ryari uri bukore communication na Declan Rice kugira ngo mudakina nk'abasitting midfielder abakinnyi babiri, kuko biraza gutuma ikipe ya Arsenal itaza kwihuta mu buryo busatira. Kuko abonaga ko mu gihe Declan yagumye hafi y'uwitwa Martin Zubimendi, birasaba babakinnyi b'imbere ba Arsenal tutaziho n'ubushobozi buhambaye mu buryo bwo kugukorera igitego, bibasaba double work. Baragaruka kwitwarira umupira ku ikipe ya Arsenal gukinira inyuma. Twaranabibonye kuko impamvu mereye kuri nimero 6 Arsenal kugira ngo tubone igorwa no gukina isatira cyane cyangwa se gukora ibitego
nubwo tuvuga kuri left wing turaza kuhagarukaho ariko na ba bakinnyi bo hagati muri cyagiye bari gukinira inyuma cyane birakurana ba bakinnyi b'imbere. Ese ba bakinnyi b'imbere niba bagarutse tubaza ubwo bushobozi bwo gutwara umupira bakageraho bakabagufasha gukora igitego, ahubwo usanga Arsenal irakina muri defense no muri mediane, ntabwo imipira igera imbere ari myinshi ku buryo byaborohera gukora igitego. Kubera iki Declan Rice afite umuntu umusigariraho wakira inshingano anizeye yasunika umupira wigize imbere, vuga ngo nabe Beresheze baraza ko begeranye na Barutayizamu bitume n'ababukayo cyangwa se Trossard cyangwa se Martinelli bitume basatira nta gihunga bafite. Ariko Arteta niyo afite umuntu nka Martin Zubimendi na Declan amusaba kumwegera, ni andi Arteta umva yibutsa abakinnyi b'imbere kugaruka, nyamara inyuma ntabwo harinzwe neza, mugaruke tukavuga ngo Arteta ari gukinisha ekipe ayikinisha ikinira inyuma cyane, ariko se muri setup ni byiza kuko nabiyera kuri nimero 6 bigaragara ko umupira udasohoka neza, bisaba ko Declan aza kutwara ndetse na Beresheze cyangwa se nimero 10 Martin Ode akaza kuwakirira hagati ku murongo ugama ikibugamo kabiri. Vuga ngo Arsenal iri gukinira inyuma cyane, bakeneye umukinnyi ukina nimero 6 usunika Martin Zubimendi ariko bakarikura Christian Norgard bagashaka umukinnyi ukina bafasha mu by'ukuri ko nabonye muri Premier League nabonye Lewis Kelly na Zubimendi yakundaga gukina muri Carabao na FA Cup cyane, nabwo macenye yabyagezaho bikomeye yamukundaga ariko ku rundi ruhande. Icyo ni kimwe. Ubwo muri make Arsenal ikeneye byibuze ikeneye Rodri mwiza, ikeneye Caicedo mwiza, yego muri ubwo buryo wizewe kuko ugiye guhangana na turaza kubigarukaho, ugiye guhangana na Man City isanganywe umukinnyi nka Cascante wunganirwaga na Tijani Reinders atigeze yizera, ariko agiye kongeraho Elliot Anderson, aracyafite Kovacic, aracyafite Teo Kovacic tutaramenya n'abazamurekura, aracyafite Nico Reilly mu gihe Ryan yitinurira yakinnye 3 bamuzanaho, yarafite urakoze cyane niwe numvaga hari umuntu ntibuka neza. Nawe ukeneye kuba uwo mwanya wafite abakinnyi udashidikanyaho. Reka tujye imbere. Arsenal ikeneye mu left winga mwiza uko agrandisa ibitego, kutekereza ngo Morgan Rogers, ukutekereza ngo ndashaka Christos Tizoris, uyu musore ikipe ya Club Brugge. Imibare y'aba bakinnyi bagenda bashaka wenda tuzamenya uzakurwa muzazanwa, ariko ni imibare kwereka ko babizi yuko hari ibisubizo batabona ku ruhande rw'ibumoso mu gusatira, cyane cyane amasiste n'ibitego bihakorerwa. Nepo kugira ngo titre ijyemo neza nyemera nkuvangemo kandi kantu gato kugira ngo bisobanure neza. Nta kibazo. Aho na ku titre bavuze ngo direct left winger. Iyo muravuze ngo direct left winger abashatse kuvuga umuwinga umeze ate? Arashaka kuvuga umuwinga wagukorera igitego, waguhana assist. Navuga ngo ngendi uitwa Magabe Martinez. Wagerageza kumurugero rw'umuntu nk'uwo. Umuntu nk'uwo ntabwo tujya kure. Ninja kuri reka njye kuri ama equipe Marine Arsenal ntekereza ko ubu duje niba warageze kuri finale ya Champions League. Ushaka kujya hanze abongereza nacyo. Niho nshaka umumpereze rwose. Ndahita nkwihutisha cyane nkujyane ku mugabo witwa Michael Olise. Nicyo Real Madrid ishaka muri uyu mukinnyi nayo ni ibibazo nk'ibyo bya Arsenal. Uwo numwe. Reka tujye kuwitwa Kivica Kvaratskhelia. Ariko ngo kuri Michael Olise ni right. Uri kuduha bibude. Ni right. Je nagwa yabibona wagiye right. Reka nje wenda Luis Diaz. Kivica Kvaratskhelia. Kivica urakoze cyane. Aho niho nagiye abari winga bari direct. Undi ari direct ni contre y'ikintu kirende direct. Yego. Direct ni ukurasa ku ntego. Ukurasa ku ntego urakoze cyane. Shawone Kivica kabisa. Kivica urasa ku ntego. Niyo mpamvu bigeze kumutekereza ariko ukibaza ngo igiciro cyahagaze nicyo Paris Saint-Germain mufitemo niki muhawe wakimo. Iracyana mukeneye arega. Urakoze cyane. Mukeneye amaze ntabwo njya kure yawo. Ntabwo njya kure yawo. Na Desire ndo yahakinnye. Ni direct. Urumva? Ntabwo tujya kure. Luis Diaz ma Rwanda niho nari urakoze cyane. Wagira ngo wandebaga umutima. Ni naryo kosa Liverpool yakoze. Uratakaza direct left winger. Avuga ngo aragukorera ibitego 15 abitsinde yanaguha assist 15. Vuga ngo umwitezeho uruhare rw'ibitego 30 muri sezo. Uwo muvuduko wabyara amakufra, wabyara penalty, we yagutsindira yatanga n'umupira uvamo igitego. Bitandukanye nabo ufite. Turavuga ngo Trossard ngo ni mwiza ngo aba defenseur baramwumva.
ngo usanga ngo abadefanseri bahora bari bize kubera ko bafashe uwitwa Trossard ngo Martinelli speed ye ngo ituma nimero 2 ngo atazamuka ariko se nagera muri box bamushyizemo kuri finale ya Champions League nagera mu rubuga rw'amayina kugira ngo abafana ba Arsenal bumve direct left winger Paris Saint-Germain byananiranye ninde wafashe inshingano kugira ngo igitego bakibone Kivisha muri Champions League yatsinze ibitego 10 agiye akora ibitego 10 akora assist 6 urakoze cyane urari rw'ibitego 16 iyo finale mwakinnye ubagoye nutumye mugera muri penalty mwabonaga ko handi byagiye bigorana ni wowe ukeneye reka none twigire ku cyo batekereza kwitwa Morgan Rogers kugira abantu banabyumve tujye mu mibare yaba abakinnyi wenda Arsenal shaka kuko ushaka kuvuga ngo abo muvuga ntago bashaka kuboneka tunehutisha kugira ngo tuganire ni nawe ngiye kwita ngo yego kuko ahandi hose ndi batinde ndavuga ijambo rimwe turi kuvuga Morgan Rogers uyu musore bifuza muri Premier League afite ibitego 10 ndetse na assist 6 umwaka wari wabanje yari yakoze assist 10 n'ibitego 8 vuga ngo n'uruhare rw'ibitego 18 uyu mwaka n'uruhare rw'ibitego bigera kuri 16 ndetse ikindi muri iyo Europa League yatsinze ibitego 3 atanga na assist 5 icyo nshaka kuvuga niki uyu mukinnyi ikindi umutekerezamo uravuga ngo ntabwo nagorwa namba n'icyitwa adaptation ye muri Premier League nahana asanzwe akoze sezi itari imwe koze sezo zigera muri 2 byibuze ukavuga ngo njyewe ubwanjye ndamwizeye reka tujye kuri uyu musore witwa Tizoris muri Belgian Pro League bita Jubilee League uyu mwaka w'imikino yatsinze ibitego 17 atanga system 24 bro uruhare rw'ibitego bigera muri 40 mu mikino 36 umwaka wari wabanje uyu musore yatsinze ibitego 16 atanga assist 6 vuga ngo Arsenal ikeneye nyine ijisho nk'iryandira Bertatuzi uri bujye kuzanira umukinnyi Atletico Madrid nibyo Real Madrid itaguze na Barcelona itaguze ariko byibuze nyuma y'imyaka 2 itandukanye aba afite imibare ituma umuntu ashobora gufesinga Atletico Madrid ashaka kuba miliyoni 150 ntago bisaba ko ujya gukura abakinnyi muri mukeba ariko si ijisho rya Andrea Berta rirazanane niyo mpamvu bavuga umukinnyi nka Tizoris niyo mpamvu bavuga umukinnyi nka Morgan Rogers niyo mpamvu bavuga abakinnyi wareba imibare yabo ukabona nyine itandukanye nyine y'abakinnyi bo muri Arsenal bari basangaho ahandi mbona bagomba gukora babyanga babyemera abakeneye undi rutayisamba ubanzamo cyangwa utanga competition nashaka zabanzamo nge ntacyo bintwaye urashaka ko bamubona kuri iri soko yaboneka cyo kureba yabwo Sami yarahari ngiye kubwanjye na prefer ahubwo ko bashaka umuwinga w'uburyo kwa Bukayo kuko ira style ya Bukayo nayo iri mu bituma Vita gikoresha datsinda Bukayo Saka Madrek nta kintu kirimo hariya kuri right wing Madrek ashaka kuba afite sister we mwiza kuko mbona no mu Bwongereza abanzamo wenda kuri match ya mbere we nabonye yarakinnye neza kuri match ya Croatia ariko buri umuwinga w'igitego kimwe mu mwaka harya naho kwa Bukayo nta bitego ariko Sami utumye nibuka ejo nabonye inkuru kuri BBC ntago nibuka titre ariko ari ukuntu uyisoma nyine wihuta ukayumva tushera avuga ko ashobora kongera kubanzamo uyitwa Madrek imbere ya Bukayo Saka hari ibanga ririmo aho ngaho kurikije imikino muri Ghana zo mu kipe y'igihugu ikintu bakundira Madrek nureba style y'imikino igezweho yaba batoza bari abatacticiens cyane abawinga ntago bagomba kuba bahuje ugomba kuba ufite umuwinga uri direct n'umuwinga uri direct ubu ngubu ubwijambo naribonye nzajya nkoresha umuwinga uri direct muri Man City umuwinga uri direct muri Man City yitwa Antoine Semenyo yabonye umupira ntazi gucenga ntabyo gucenga ajyamo abareba izama nyanyagira umuwinga uri direct ni n'uwitwa Jeremy Doku ugucenga ukikubita hasi akakurindira ukihanagura yamara kwihanagura akakongera akagucenga akarindira ukabanza ukitokora akabona gutanga umupira ari naho bakonservira umupira kugira ngo niba batire groupye neza bahagarare neza mu myanya yabo nujye no muri Barca niko bimeze uruhande rw'ibumoso Rafinha agira amacenga menshi I mean Rafinha direct Lamine Yamal aracenga cyane ari direct niko equipe zose nujya no hakurya niko bimeze uko Kivisha meze siko Desire Douameze gutyo usanga amakipe menshi ari marakina no mu Bwongereza rero ira pesi ya Madweke yo kuba afite za style za Baron Lennon za ba Fiwari Koti wa kera n'abandi batandukanye zo kuba explosive abongereza babyita ngo ni gushwanyuka nyine ukabona umupira ugahita unyanyagira ubundi abawinga ndiko bakinaga mpamvu bawitaga bawinga nyine ahita guruka bameze nk'umuntu ufite nk'amababa nyine agahita anyanyagira no muri basket mu Gifaransa bita ngo naberiye niba bagwa umupira wagiye wanyanyagiye icenga ryabaga ari rimwe tera imbere nkuzenguruke twirukanka
Gareth Bale systeme Gareth Bale Baragusigana banyanyagire ubundi ahindura umupira awugarura muri santere ako kantu ko kuba Noni Madueke ari direct kazagonga Bukayo Saka kuko systeme ya Bukayo Saka ni nacyo kintu bura kiri gutuma Ryan Cherki bizamugora gukina mu Faransa ntabwo waba ufite impande za Desire Doué na Olise na Mbappe ngo ukine nka kura Ryan Cherki baraguruka twari kumwe hano tureba match ya Cote d'Ivoire babwira ntibizagorana kazakina we arafata umupira agashaka kubinoza uko abantu b'abahanga bagira defa yo gushaka kudoza cyane agashaka kubiryoshya cyane aho ngaho Mbappe bageze muri offside uri Messi abakeneye za passe zimeze nk'iza Olise Olise ukuntu atanga passe nawe utamaze uko bigenze akadomaho rimwe ukisanga Mbappe yagiye yakubise Mbappe Mbappe yawubuzeho gato cyane zira ntabwo Cherki yazitanga kuko Cherki niyo yatanze umupira arashibura agapira Mbappe akagateza ubwo Mbappe aba yihuta aho ngaho birangira ugiye kuri bench ni nabyo biri kuri Bukayo Saka Bukayo Saka agira ukuntu akakaboko ke kameze gutya agafunga umupira agawusunika bwa kabiri akawusunika bwa gatatu agatikisha ekipi iba yamaze kwiregura yego ntabwo watsinda udakoresheje pesi udakoresheje umuvuduko kuri Harry Kane uba wihuta aho ngaho bamaze kujya muri offside ntekereza ko Noni Madueke ari igihe azabyuka nabi yongera kure bya bindi bye na Nepo dusanzwe tumuziho birangira avuyemo ariko ikigaragara kuri la pesi ye ayivanzemo niyo byaba ari ibitego bitabo na assist eshanu Noni Madueke yaba ari umwe mu bawinga bakenyeye ku isi buriya ni nacyo kintu baguriye ndi Anthony Gordon muri Barcelona umuwinga uri explosive umuwinga uri direct uzi icyo ashaka mu kibuga kuko abiskora mini yamara siramo ibintu byo kunoza cyane gucenga kugarura abantu kubaryamisha kubarindira bakabyuka ibyo byose barabizi neza ko nyine bagomba kugira urundi ruhande rutandukanye n'urwo ngurwo kugira ngo mutaba predictable kuri Noni Madueke ikintu cyonyine akeneye gukoraho ni finishing ye Noni Madueke icyemezo cya nyuma nk'umukinnyi wabaye muri PSV Eindhoven ahantu haciye rutayizamu nka Rudi Van Nistelrooy ukavayo ukajya ahantu muri Chelsea ahantu habaye ba Drogba na ba Nelika ukaba uri muri Arsenal ukina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza hari igihe agera imbere y'izamuka mureka bati ibintu ntabwo bikwiranye nabyo rwose mu cyashiri beri kwe barafinda sone cyangwa ibyo bakeneye umuwinga w'iburyo mbona bagura abawinga bombi wenda bashaka kugura Morgan Rogers bakamugura nk'umuntu ushobora kuba yagiriye polyvalence yo kuba yakina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo ariko abawinga bombi mbona yabaki nubwo profile zitandukanye Morgan Rogers Eberechi Eze ntabwo mwumva bigiye gusa mukuru Morgan Rogers afite tekinike nyinshi kuruta Eberechi Eze ntabwo bigiye gusa mukuru kuri iki Samiri yavugaga Noni Madueke sezo yamugurishije ya 2021 yari afite ibitego 10 na assist 9 muri PSV muri match 38 nk'izo statistiki yaza kuzikipinga izazizanye mu Bwongereza yaba ari kuri ya list y'abakinnyi beza urakoze cyane rwose iki nicyo kinakeneye gukora ko buriya ni nacyo kintu abantu bamurebaga bavuga ngo afite uburyo ari umuwinga ukwereka navuga ngo imikinire yo ku rwego rwiza umutoza wese yakwizera iri moderne ariko si minota uraza nako imibare uraza kuyishyiraho kuri cavugaga impamvu natekerezaga urumva bashobora kuzarekura nako siri bashobora Gabriel Jesus azagenda na Martinelli ko nabonye Newcastle ngimurebe Martinelli wagomba kugenda ubundi kuko bararura ruhande bavuga ko bizaba byiza basigaranye umwe hagati ya Martinelli ndetse na Trossard ariko Trossard burya tumuze nk'umukinnyi mu gihe yabanje kuri bench cyangwa se ari umusuper sub we ntacyo bimutwara ariko iyo urebye Martinelli imyaka amaze mu Arsenal icyo taguhaye ntacyo azaguha wareba Martinelli nawe imyaka ageze makene ahana ajya kwakira inshingano cyangwa se nashaka abanza asubira inyuma yenda azagaruke yasimbutse neza tubonye ko ari urwego yazamuye ariko akeneye kugenda ariko Arsenal izashaka umuntu wunganira usunika witwa rutayizamu impamvu nari mbitekereje ubona Arsenal ikeneye gufata umwanzuro na Martin Odegaard uburyo bamurekura erega ifite kayi oya kandi ibyo n'indi nyingo tuzagana dufite iminota iyo ngingo yo kurekura Odegaard reka mbe nyihoreye ariko kayi namusigarana na Eze kayi ku 10 si
ahubwo ngiye mbona Kai Kai kuri point byaba ari sawa cyane kurenza tuzabiganira mu by'ukuri wenda nyuma y'igikombe cy'isonga mu by'ukuri amasaha hanyuma mu by'ukuri ataka z'ikipe Arsenal atake y'iburyo navuga kwa Bukayo Saka byibuze bahanyuze ku ijanisha rya 43%. hanyuma hagati mu kibuga hagati mu kibuga kwa Otena na ba Rice gutya aho ngaho byibuze ijanisha kuri 24%. hanyuma handi twavuze direct left winger banyuze byibuze ku ijanisha rya 33% ari naho bakeneye imbaraga muri isamu mbere ko bitwara neza mu kwezi kwa Munani paka mu kwezi wa gatanu mwaka utaha.